ese urashaka ndabikubwira mu buhe buryo mimi nakubaza Sam mbaza ariko ntuse kumbaza ibintu byonyine je nashaka kumva mbabarira n'ukuri mbabarira nje ibintu byanyu by'inkundo nabyo ngeneye mbabarira ndekere ubuzima bwanje bwaje reka nkubaza ikibazo kimwe kandi ucyasubiza singiye nabi umbwiye amagambo menshi gusa nje nkeneye kubaza ikintu kimwe cyonyine ese basi urankunda baronsubiza ndakwinginze Arufin niyo nonda gukunda nta kintu kimwe byotanga naco byomara urukundo randa gukunda namwe ruzofa rugenze je sinemere kuja mu bintu by'inkundo n'ubuzima nibereyemo mbabarira kamimirika nkubwire urukundo ntago ari amafaranga wembwira gusa ko nkunda ibindi tubirekera Imana Arufin ndeka mbabara ibintu by'inkundo ntabyo ushaka kujamwo akuraho n'ubuzima niberemo ari vuga kuja mu bintu by'inkundo twese duhura n'ibizazane mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi wenyemera ko nkunda gusa ibindi tubishyira imbere y'Imana Arufin ndeka ndakubwira ikintu kimerera urukundo rwanje nawe ntirushobokana namwe ruzofa rugeze namwe ruzofa ntari intambwe n'imwe ruzofa ruteye kubw'ibyo mvira mu buzima please mvira mu buzima ndeka mimi wambabari ukanye ko ngukunda cyane koko ndakwinginze ngiye mbarunyemerere gusa ijambo rimwe ryawe rikuvuye ku mutima umbwire ngo urankunda gusa ariko bo bameze nkaho muri nosi babaho babaho ubwira ikintu rimwe kabiri gatatu ntibumve Samu abakobwa ni benshi nimba Aisha yakurambiye genda utorundi mukobwa je undeke sishaka kumbererwa nashaka kuja mwibarabara ngo ni inkundo mbabarira mwakira abakitse kuko uyu munsi baje utajya umanyakira ushaka iki none akenshi mbona nyine wigize umwana wo kwa dadi cyane hako ndi wo kwa dadi hano reka ni wanje sheri na papa uhari nyine ubundi umuntu agusuye umushakira ibintu byo kunywa ko amazi uranywa iki weruka kurya iki wariye iki ese tugutekera iki ariko ubu ushaka tuvuga ubujajwa kuva nakije paka dutashye utarahura na mama ibaze nyine mama wenyine nakwakiriye nuse nibibiko nyine kunyose sinzu yawe nyine oya nuri kurimo n'umubyeyi nuse mama wawe ni paka nyine nuse nago ugira inshuti wacyara umunyeshuri se mu gatatu primary arakuzi nuse nago wakuze nuse mama kugira ngo ujye kwakira abashitsi bisaba ngo ugende umwaka uburenganzira se uzi imyaka umaze muri bya bihugu byo hanze ninshaka imamaze imyaka 100 none se nabonye uburenganzira bwo uzansure mwenzangu uremwereke njewe tebo yose bayuzuye ibyo kunywa ariko bizi ko nywa byeri yewe nywa ji mwibike ko nibyo ndabirike mama hano n'umurokore nero kuzana ngo byeri nta kibazo amata waraseze nta kibazo ji fanta kikanima mukenye mukamubanza gutuma umukozi nari inzoga wazingwa ariko nyine yabanje kukubona hano mu gupresence namubwira sha mama rero inshuti yanjye inywera zenda abana abanyarwanda zigagira indambe pe yesha twege ngo naje nitegeko kajya tajya no muri firigo okay ndakwakira ndaje ngo zaca akwakira oya genda ubwirwa iwanyu yose ko ngo haje umushyitsi babanze bamenye mbere ko mu nyaki waretse amatiku n'amazi njye uko nari kurekera mako maze imisi ngo amagaruka nyihore je nuko nari maze imisi ndi kwiga rega ndi kwiga indimi ndi kwiga indimi cyane mu miti ego urushirwa no cincho hey urudaje tujya hano rero bajya bambaza ngo who is this I'll be like this is na my friend be this maze ubundi nguca maze bati she's rich late she never goes to school ibaza ko kantu nakuvije ko kantu uzibeshye rero papa nagiye mu bintu bizamakazi ejo nejo bundi wewe wicanye uturame none se gutabimbwe nyine ndasubira guhamagarika none se ibyo bihuriye no kunyakira cyo kukwakirara ndaguhamagara nyine wa muzamu akwakira dukomeze tuganire guhura amamagara twarangije ngiye gutaha soze nkubwiye umuntu nagushakira nta kibazo
basi ndakwakira nukuri ndakwakira basi ibiryo basi byibuze basi mupfe kumwe gikabwiza uko nanga kujyana usinge urashonje nyine urabize muri kamyo yanjye nanga kujyana ubami ibiryo pe nyine mbona njya ngo bansuzuganya ngo ndumukozi cyagiye uri hano none nta kwakira watashye wabyiye najye mbibwira kazi nano iposte ngongiki bajya gusa inshuti niguye kurya no kunywa sha rero nge nawe urabizi kuva kera uranze ntago njya nyine mba nshaka ko tuba turi kumwe twashiye turi kuvuga ubujajwa nkanabyibagiwe mbwira ikinzanye nta bindi shira nta kibazo mbwira ikibazo ariko urabizi ko nta kintu kibuze muri urugo nta kibazo nk'abasi mbwira icyanzanye natekereje kuri bya bintu wambwiye ndetse sura kuri ako kantu gatindeho genda nyine wambwiye kuri Alvin nabitekerejeho ndavuga nti ngomba kunange kumwereka amanyonyo usambara akantu kameze gutya ngo magara ego kupfempfe ariko uranshoka pe ibaze ko izi nishiti mfite nta muntu ushobora kumbwira ayo impamvu ni uko batazi ikikurimo ngenzi ndi gukureba nkabona icyo ukwiriye muri make ni inshuti yawe n'imico yo hanze ntabwo wagiye umeze uko reka mubwire impamvu hariyo wakunze umuntu wowe wicaye nka hano uri muri ka coffee shop ukanywa ukatumureba gutya ngo wamuvize ugakomeza ukamureba ukagira nka hari igihe nyine ahita nyine agukasa agahita yigendera cyangwa agahita ajya agahita azana ku kabizi agahita kagera gutya ujya ubwiganye utwo tujambo twawe buraya bwawe nta kibazo maze yabyakiriye ate yabyakiriye ate se ntabwo nawe nahere nawe yego ngo nyine nta kibazo ngambwira ntabwo nongera sha ibintu hambwira bonyine nahise ndatekereza ndarota ngira gutya ndavuga ni ibi bintu bishobora kuba ari ukuri ndavuga nanjye reka mwikundisheho tumaranye n'iminsi tutameranye neza nanamubwiye na nabi nongere nigire akana keza musabe n'imbabazi niyongera kugarukamo ntabwo nyine nabura ukuntu turyamana ntabwo nabibona urabizi ko abahungu ari abanyantege nkeya niyo turyamane nyine wenda wanabo usanga nanakuyemo n'umwana ko hagume nibyo mba ndi kukubwira ahubwo ku kanya mugahita munapanga n'ubukwe mariage mariage se kunenda sino mariage bihura umugabo iyo umuhaye umaze ikintu nyine abona wifata atavuga ati harimo ubuki kandi ikintu uzabanza ushyiramo n'ubuki mo imbere hariya kugira ngo uze kuba uryoshye ubuki nibyo dukoresha hanze ushyiramo ubuki kugira ngo umugabo nyine atanagushaka ubuki bukurura umugabo iyo agiye batamva ntabwo unuka biga akana keza kirwa mu rugo kamite ngashyira amago kuko abagabo bakunda isuku ntabwo nabasaze ndi muzima maze ubundi aragiye umugeni wa Yesu umugeni wa Ruvini bakoze mariage ibibazo kabisa none Alvin ko tumaze isazi tugenda kutari kuravuga habaye iki meze gute se cemeze neza none umugabo wewe simbona kumeze neza habaye iki musaza kamubwire njyewe kabisa simbizi pe gute ibintu birimo birancanga byataje ntabwo nzi ikintu cyo gukora isaha yose tugenda mu muhanda utavuga habaye ikibazo nyabaki kuva tuva muri eglise tugenda gute mbega nuhaje nibyo mu rugo muhira kandi habaye iki umuntu ushobora kwemera yuko papa na mama bari kumbaza ngo Aisha ari he ngo ko batari kumubona ngo bamusuhuze ngo bagire ngo gwiki ngo shaka ngo iki ngo shaka Aisha papa na mama none gutya none numva ikintu bashaka none navyo wumva kimwe ndi kumva ariko Sharifi waretse kwijijisha wene baraye kubyi bashaka kubabaza ari ukundi bagira ugeze imyanzuro mwafashe nawe n'abakuru
ngaho umugabo urasamye kuri mu rukundo ngo na Mimi Mimi ushaka yiki kwa Mimi wewe nama nayo kugiye bisi yose ibibazo n'ubyitera Numva noneho sinzi uranyishe urakujya ugiye kukujya ukujye ko nakubwiye ko amahitamo kurafata atari meza sinakora iki urakora iki nyene uretse kwisirisa mu mutwe wafashe Aisha ukamutwara mu rugo iwanyu bakamurega abavyeyi baba barakuze bakeneye umukazana Aisha ngenda mukeneye kubije Aisha ngenda mukeneye nari tamukeneye abavyeyi bakeneye nde urangaho urasisamye ngo uri mukundo ngo na Mimi abavyeyi banje nibo bazanyubakira urugo cyane nje uzarwiyubakira come on umviriza kugira Alfi ibintu birimo kumvanga kweri abavyeyi bawe na kimwe cyo gukora kabisa habe n'iki na kimwe abavyeyi bakeneye umukazana kandi bakeneye Aisha rero ufata Aisha komaze igihe kinini utamuzana mu rugo iwanyu umufata ukuboko cyangwa uzogira mukuru muhira ibyo bintu bisubiza aho ubikuye mbona cyane ko inama nziza bisubiza aho ubikuye kuko ibyo ntabwo byakunda rwose kweko udashaka zakomeza mbabeshye babwiye ati wenda bari mu bintu byinshi ntabwo apfa kuboneka hazabonekera nzamuza nkomeze mbacengaje iminsi ko ikomeza igenda nzagereho mbabwiza ukuri kuko nta yindi show Alvin urasenga urabizi ndasenga ariko nyine none ijambo ry'Imana utegeza kuvuga ko utegeza bisi yose uri bubeshe basi bagize ukuri rero bagize ukuri urabereye ndabi situation ugiye kubamo bagize ukuri kunda Mimi babwire none ugomba beshye nyine bamushyira umuntu nakunda wewe ikibazo ntabwo uri kubyo none se je ikintu naguhanura nyaba wumva ko Aisha utamushaka kandi udakeneye kumutwara muri wanyu kandi mbamaze imisi bo gusama isi yose fata umwanzuro wicare ku bavyeyi ba ubabwire ubwize ukuri wabwiye ati jewe Aisha sindamukunda iyo misi yose muona jewe sinkimukunda rero igituma ko kubibaza umutima wawe zareba nzabyigaho ndebe uko ntabyo kukwigaho ufata umwanzuro nk'umuntu ukuze ko abavyeyi barakire mukazana ego urakuze ndabizi ko nkoze nyine ariko si ubwo kujya imbere y'abantu none kubera iki wigeze waberetse hakiri kare umuntu mukundana kandi wabijeje neza ko muzabana none ubu nawe utegereje mu mutu wamaze guhindura nawe iyo kana uri umuvyeyi ishe mu mutu nawe uri muri urwo ruhande rwawe uri muri urwo ruhande rwawe utafanyaye uraza kugira iki mbwira jewe sindiko ndatahura byacanze nibwo tukiva gusenga sibyo ko umuntu agenda abanza aryama aruhuke ubundi nzaba mbitekereza hejo turebe nanjye nzareba umwanzuro nzakora ku buryo menye kuko ubuzima n'ubwanjye sibyo ngomba kwihitiramo kandi nkamenya ibyo ngomba guhitamo ibyo ari byo ubuzima ni bw'iwawe ndavyumva umugabo n'abavyeyi bawe afise indi apart y'iwawe barayifite ariko nanjye njyewe inini cyane ni njyewe ugomba kwihitiramo none se ndakubaza ikintu kimwe none nk'ubu uzanye umugore bakamwanka muri wanyu niba bamwanze hamubona uzoca umutware nk'ikinuze yawe none se njye bagomba kunshyingira uwo ntashaka ntabwo ibyo bibaho ego abavyeyi rero barabona ati uyu muntu mwiza afise imico babizi ko abavyeyi banje basenga ndabizi urambwira ko uramutse babonye batamukunda cyane rero ikintu gusaba fata umwanzuro zo kwiceka abavyeyi bawe gize ukuri nyine nanjye ikintu nkubwiye ngo tukiva gusenga kamanze nanjye kuryama nduke ubwenge ku gihe hanyuma ibindi nzakuhamagara my brother mama nakuti umwanzuro kabisa sawa tuonane basi tutaonana basi mimi naenda sawa uko makamimi yako igihe cyose wari uhekenya amenyo ukuraje mbona ari muri wari wambwira ngabo umuntu bafite agahinda kenda kunyica cyane wowe uje kunda kumanywa nese ubwo urumva nyine nishimye wema ndagandwa cyagenze bite se none Lorenzo wanjye aho ngaho urasamira n'ubuzi ko mabwe wanjye yagiye hanze seri kukujyana se uyu icyo si cyo kibazo ndifite mwana muganda byose ngiye urabona hari ukuntu agendaga agataha mu gitondo agatanza ntahane n'utuntu indese mabuje wanjye
Yego bari maze kumwizerwa kuri mabuja. Ntabwo ubizi wowe. yaragendaga akagira ibintu akuzaniye. Urabona ko akunda nyine asohokanye n'abakiri uruza bakamugura utuntu akaza kandi urumva nyine ari nk'ari njye mwana nyine yari afite. Akaza n'utu tuntu akaba ari tubwira ngo yagiye hanze ntabwo nta kintu kimwe nkibona. Ako rero tujye tuvugisha ukuri pe, ni ukuri ubabajwe nuko yagiye akaba kandi yaratanga akagira utuntu runaka akuzanira, none kuba yaragiye utu tuntu uratubuze nicyo kintu cyakubabaje. None bitambabaza ubuze y'amafaranga nagiye nguhereza nzongera kuyaguha. Kandi koko diya amafaranga 500 wajya guha mana, Ubuze nzongera kuyaguha noneho. Nuse ikibazo cyane kimwe Nuse ubundi akomeza mbese ingomwa na wa mushiri wanyemereye se kandi wambwiye ko bazabizakunda kandi mugazaba renzo babarira Icyo ngicyo cyo ntago ari ikibazo. nicyo kirimo. Gute se kibi kibazo? Nose ubwo byonyemereye bwura bukibimaye. We ntugira ikibazo ariko sinjya bikubwiye ngo ntugire ikibazo. Uwo mukobwa arahari. Baramuzanye. Oya. Baramuzanye. Igo. Magara zicocho. Neze mbwira. Ese mbabarumbwira uri kubyina nabisekeje ubundi ubwo ngubwo. Ngiye iki kimaze kumbonye umugore. Umwera ndamubwira. Ubwo nje kukureba ryari cyangwa uduhuje ryari njye n'undi. Banza wumve rero. Mbere ya byose. Animera ziwe. Ngo iki? Nukujya nyenda ngamubwira sheri. Ndamusoma. Ntabwo ukuntu umukunda nkamuririmbira. Ngiye umva rero mbanze nkubwire mbere yo kwibyinisha wumva ko utuzi iki ntazi uri kubukura kuri kondisiyo. Ye kondisiyo. Kwa kwanza ukamuzana mimi mbere ya byose. Bitarabwo ngo nanyira kintu twavugana. Mimi Cyane. Numvishe mimi mwana afite ibintu by'ibibazo byinshi cyane. Kandi ibyo bibazo umuntu agomba kureba ukuntu yaje. uri seriye nyine ku buryo mimi nyine by'abapatana. Ibyo si bikureba. Uramukunda se? Ibyo nigeze bikubwira. Uzo muze nawe uri umuganga ararwaye ugiye kumutera urushinge. Ashaka kugura isambu se nyine namuzo namunagara nyine nimuza nawe ndega bumenye ndamuzi ko tubana muri kino gipanga abo wakambwiye ukuzabigenza aho ukambwiye uramukunda atano umukoro. Ikintu cya mbere ibindi byose nshaka ndashaka kubanza nkanamusuhuza. Sibyo? Nkanamusuhuza nkanamubwira ni rwose kwihangana. Nawe urembwa nkanjye ubura gushaka imbwa zimeze wenda n'urugero mwana reka tuzivuga mu mazina yazo ubwo nanjye niba utamuzana mimi uramukobwa ndamugu wamutera indenye sinago binde bagudira ikintu gihari rega mimi buraka mbuzi ko ikintu kimutazi mimi ni sawa ariko akeneye ibintu byinshi akeneye ibintu birenze ibyo byinshi bitarimo amahoro. Rero ibyo byinshi bitarimo amahoro ntacyo bimaze. Ukora abava mu 20 no bashaka gukatarije bagwa 15 reka mbanze umimi gogo ngiye nigeze kuba ko ngiye kumugira umugore nigeze agwara amaso yambara net zigumbi 70 uzakura uzibugiye kuri ndamuguda oya ndamuguha hakuzikware uzikurwaye mwana nari gice cy'icumi bukwa uzikurwaye ngiye nigeze kuba ko ngiye kumugira umugore ngiye nigeze kuba ko ngiye kumugira umwana nuko musuza gusa none sari kintu nigeze kuvuga ngiye kamusuze ndaza kumugusuriza ikiganza cyawe cyawe cyishushanyo noneho ntacyo akira nyine ugira umumeri ntacyo nicyo nshaka kugiye kunkorera ahubwo mukobwa umuje nawe ryari izi n'inzobe n'ingika ngizi kuri ni imibiri yombi do umutaye dore urashushanyije numbwire cyane tayari mutaye mu bosoresha mutaye mu bosoro ujya gusigara wandagaye mu bagabo mu nsoresore indashatse umugore umugudu umugabo ufite umugore ako si umugabo mbarumbwira urashatse wewe ufite ibibazo byasenyisa buri gihe urabona umugore ugiye gushaka hejuru asenyisa jera naguza manje unuzo nagushaka kuma n'igihumbi se nta n'igihumbi cyo kuma se bamusohokana ngamujyana na rugo ndaguha igihumbi gute mabo cyagiye kandi koko bayaro bebewe rero amasaha ndabona yanageze rero bari abantu bagiye kuza hano batagusanga hano mbabarira yego arabagize bagiye kuza gusa mugande nkubwire mumbwire ko mukunda mbabarira umva banze nkubwire ngiye ntabona mimi ntabwo ibintu biruze kuza kuvamo wowe nta kibazo aho umamagare muri kumwe umume muvugishe basi sawa nyine sibyo ngenza tuzagira ikintu tuvugana wamaze kumumpereza mimi namubonye abanyagazani mwe umanze nitume pe kuko nabo urebe biri kumvikana baba we
Halo. Halo, Oui. Mimi bitese. Ni sawa ndashima. Amakuru yawe. Ndashima Imana. Hano meze neza. Aha natwe turashima Imana wamenye. Yego. Nyamveni. Amafaranga nakohereje wayabonye. Ya, nayabonye ariko sina ngombwa ko mumpa amafaranga burya nibaza ko bitakenewe cyane. Ndabizi ko amafaranga uba uyakeneye kandi ni na ngombwa kugira ngo nyaguhereze. So rero ntukajye uyahakana, sibyo? Ndabizi ko uba uyakeneye. Sibyo? Ndayakeneye ariko si ngombwa ko muza murayampa. Njye ariko ni inshingano zanjye kubikora. Umva Mimi, hari igihe mba mfite inzozi zo kumva twaba turi kumwe buri gihe, zo kubona wambereye umugore. Sinzi ukuntu wabyumva. Mimi. Sawa. Cecetse se utari kuvuga. Ega Mimi nakubeshya no kwimana ndagukunda kandi cyane. Numva wazambera umugore w'inzozi zanjye. Ko ndagukunda cyane pe. Mimi. Sawa. Utari kuvuga ese Mimi nakubaza. Nta kibazo mumbaze. Mimi ndasura nkunda. Come on, please talk to me. Ndashaka kubimenya ndakwinginze. Hmm?